gutsindwa n'ikipe ya Azam muri Tanzania mu mukino ubanza wa raundi ya mbere ya CAF Champions League. Ikipe ya APR FC yose muri rusange ryakaniye, haba abafana, abayobozi, abakinnyi, abatoza, staff tekinike yose, abaganga, uri muri APR FC wese yakaniye intsinzi, yakaniye gutsinda Azam ku buryo bukomeye. Ubuyobozi bwa APR FC bwijeje abafana gutsinda Azam, abakinnyi nabo bizeza abayobozi gutsinda Azam. Bivuze ngo kuko abakinnyi aribo bagiteri, nibo bakora, nibo bakina, bijeje abayobozi gutsinda Azam bakayikuramo, abayobozi nabo bizeza abafana gutsinda Azam bakayikuramo, kugira ngo abafana bazaze gushyigikira ekipe. Buriya abafana batishimye ntibashyigikira ekipe, kugira ngo bayishyigikire byasabye nyine guhendahenda, ariko no kugira ibyo babizeza bigenda ariko kubifatika. Ntibakwizeza umuntu ibintu runaka nta kintu gifatika ushingiyeho, cyo gushingiraho, cyo guheraho mbere na mbere ni abakiteri, abakinnyi, abajya mu kibuga bagakina. APR nubwo yatsinzwe umukino ubanza ko ifite abakinnyi beza, yaguze neza, kandi n'ubundi yari isanganywe ekipe nziza. Urugero, mu bakinnyi yari isanganywe mu izamu ntabwo yahindutse. Paveri Nzira iramusanga kandi ni mwiza. Clement na Yunusu irabasanganywe kandi ni beza. Iyo mugabo Claude iramusanganywe kandi ni mwiza. Ruboneka the same case. Victor Mbawoma nawe arahasanzwe kandi nawe yagaragaje urwego. Kuba top scorer ntabwo ari ibintu biba byoroshye, bisaba gukora cyane, bigasaba guhozaho, kandi no mu mikino ugatsinda kuri victory hejuru, ukaba watsinda ibitego biri mu mukino, kuko hari aho uzagira ukabura igitego, gutyo gutyo. APR isangwa ari nziza, none yongeramo n'abandi bakinnyi beza, yongeyemo Kadege turi kubona, yongeyemo Dauda Yusuf utashidikanyaho, yongeyemo Mamadusi, yongeramo Richmond Rampe, yongeramo Mamadou Lamine ba Godwin Odibo n'abandi ba Muzungu, abo ba Twisenga Arsene, n'abakinnyi yongeyemo nabo ubona ko bafite karite, bafite ibyo baje gufasha. Wenda hari ushobora kugeramo mukabona ntiyo birakunda, akaba ntarimo aratanga ibyo mukeneye neza, ariko ni ikibazo cy'igihe nawe azagera ku rwego azatanga maximum ye. APR rero nyuma yo kubona ibyo byose, kubona ko ifite ekipe nziza, kubona ko ifite ubuyobozi bwiza, ifite financially stable, igomba kugira confiance yo kubona yakora ibikomeye. Mvuga nta bindi, ni ukuba yasezera Azam ikajya muri raundi ya kabiri y'imikino nyafurika ya CAF Champions League, imikino nyafurika y'amaklub, y'amakipe yatwaye ibikombe bya shampiyona iwabo, ikaba yajya gukina na Pyramide, naho ikaba yakwareza ibiga nziza, wenda zishobora gutanga ibimenyetso ko umwaka utaha izaba nziza kurushaho. Wenda ushobora gukurwamo na Pyramide, hera gukuramo kuri penalty, aho bivuye ngo byashobokaga rwose, ni ikimenyetso kigaragara ko ubutaha bizaba ari byiza. Ariko ntabwo ari case imwe nuko wakurwamo n'ikipe nka Azam. Ikipe nka Azam kugukuramo, tuvuge ishobora kuba yagutsinze are, ikaza ituro mukanganya ikagukuramo. Ishobora gutsinda are ukayitsinda returu, hari ukayitsinda ku kinyuranyo gitoya, numva wayitsinda ko ntiwayikuramo. Ishobora gutsinda are ariko ikanaza gutsinda returu, numva wavuyemo nabi usebye. Ariko ibyo si byo bashaka, icyo bagambiriye ni ugukuramo Azam, kandi bakayikuramo
nyine mu buryo bufatika bagaragaza urwego. Ushobora kuza zamu ukayikubita 3-0, ukayikubita 3-1, ukayikubita 4-0, 4-1 muri urwo rwego gusa ubitambukira uvuga ugereka ati muri Tanzania iwawe warangwiririye rwose, ntabwo uri ku rwego rwo kuba wantsinda umukino ukansina igitego kimwe. Buriya wabifashijwemo n'umusifuzi, nyine ukagaragaza determination, ukagaragaza urwego, ukagaragaza ko yakwiyobeyeho. Ibyo ni ibya APR iri gutekereza, nibyo abakinnyi ba APR barimo baratekereza, nta kindi bashaka kumva mu matwi yabo usibye gutsinda kandi bagakuramo Azamu. Ikipe ushobora kuyitsinda ariko ntuyikuremo. Tuvuge urugero, ikipe ushobora kuyitsinda 2-1 ikawukuramo, ushobora kuyitsinda 1-0 ikawukuramo kuri penalty. Urumva ko za ntsinzi zose za difference y'igitego kimwe ntabwo bazishaka, barashaka intsinzi difference ari ibitego bibiri byibura. Iyo ni intsinzi ngo hera muri 2-0 urizera gukomeza, 3-1 urizera gukomeza, 4-2 urizera gukomeza. Intsinzi nk'iyo nta 4-3, nta 2-1, oya, nta 3-2, aho hose ntabwo wakomeza. Ni intsinzi ziremereye, intsinzi zitanga icyizere, nyine zigashyamo difference nini cyane ko muri Afurika igitego cyo hanze kiracyafite agaciro. APR ntacyo yatsinze, n'ubu tuvugana Azamu ntacyo iratsinda, ariko ugatekereza haba iki Azamu ije mu Rwanda igatsindwa 2-1 APR yavamo, igatsindwa 3-2 APR yavamo, igatsindwa 4-3 APR yavamo. Aho hose APR ntabwo ifite amahirwe yo gukomeza. Igisabwa cyonyine, icyo APR igomba gukora cyonyine ni ugutsinda, kandi ubwo gutsinda kuri difference irenze ibitego 2. Abafana ba APR icyo basabwa ni ukujya muri match bagahera ku munota wa mbere bafana kugeza ku minota 90, bagaha imbaraga equipe kugira ngo itsinde. Naho ibyo byose bitabaye ngo abakinnyi bagire esprit yo gutsinda, abafana bagire esprit yo gutsinda, ntawe mu gucika intege, nta ikipe mwayivanamo. Ibyo rero nibyo abayobozi bashingiraho, kuri imibare igishoboka, cyane ko ibintu byose ni imibare, kuri imibare igishoboka kuba bakuramo Azamu, ibyo bashingiraho bagatanga icyizere kuri equipe, bagatanga icyizere ku bafana, bagati biracyashoboka, mwicika intege, tuzaza tubikore, Azamu tuzayikuramo. Abayobozi ba APR FC baganije abafana kuri wa kane nyuma y'imyitozo kuri Stade Amahoro. Nta kintu cyo kubwira abafana usibye kugumana iyo morale, kuba hafi ya equipe, kuza bagafana guhera ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma kuri wa 90, n'inyongera bashyiraho bakazifana, bagashyigikira ikipe uko byaba bimeze kose. Azabisha kukikubanza ari ukayishyiraho uwo murindi ukatsinda 3, kimwe wakomeza. Cyambere ni ukudacika intege, bagashyigikira ikipe, bakayihaba hafi, kandi bakazaza kuza Stade Amahoro. Erega n'abafana ba APR mukiri no kukirata, ati twe twujuje amahoro, 45 turabipfuka neza, biruzura, Azamu turayisezerera. Icyo ni ikintu cyiza cyo gukora. Abayobozi ba APR FC ni ukwereka abafana ko biracyashoboka. Iminota 90, isaha imwe n'iminota 30, Azamu bakayikuramo, kuza bafite icyizere, umutima wo gukuramo ikipe yaza, ndetse n'umutima wo gushyigikira ikipe ya APR FC kugira ngo ikomeze. Kuba hafi ya equipe ni ikintu cyiza cyane ku bafana. Ukwitaba hafi ya equipe
naho hari ukuntu iba demoralize, bagomba kuba hafi ya ekipe bakayifana kandi bakazaza bitwaje n'ibikoresho byo gufana, bakazana amadarapo, bakazana amavuvuzela, bakazana ingoma niba zifite n'ibindi byose bishoboka kugira ngo bafane kandi bafane neza. Ubuyobozi bwa peyi nabwo burahari ngo butange morali ku babo bafana, butange morali ku bakinnyi, cyane ko buriya abafana morali yabo ya mbere ni amafaranga, akanyenyeri muri APRFC, akanyenyeri nikabuze n'indi 500 babigwa bakuye amazamu, why not? Kura amazamu bakagura inoti ya 5 nawe ukagenda ugatunga umuryango, ugaha umugore n'abana naho bakabaho neza. Urumva ko uruhande rw'ubuyobozi rugomba gukora ibyarwo, ari byo kumotiva abakinnyi, kumotiva abafana bakaza bagakora ibyabo, nabo bakagira ekipe, bagatanga morali ku bakinnyi, noneho final touch ikaba iy'abakinnyi gukora final product, cya kintu cya nyuma cyiza waha umufana. Nta kindi ni ugutsinda zamu kandi ukayitsinda ukayikuramo. Nakuvuga ngo nyamara ngo twari twatsinze, ngo twatsinze 1-0, ngo tujya muri penalty dukuramo. Oya, kuki utsinda 1-0? Wayitsinze 5 ukanayereka ko atari urwego rwawe, ukayitsinda rwose ibitego 5, ukayitsinda 3. Ariko ushobora kwitsinda 2-0 ko azamu nayo ni ikipe ikomeye, ntago wayinyagira rwose ngo nazamiraje ndayinyagira. Oya, kuri ikipe yagutsinze cyangwa baratubwira ngo yawukanze ntijya ibinturo. Abafana ba PSV ndabwiye ngo bagende birare ngo ngazamu bazayinyagira. Oya, azamu yaratatse, igira off target nyinshi, igira on target nyinshi, itsinda igitego kimwe cya penalty. Ushaka kuba itaravuzweho rumwe ko nticyabagwiririye. Kuri iyo penalty ntibaguye muri defense yabo ngo bayibahe, baguye muri defense yanyu, baguye muri box yanyu, bayigizemo bati bari baki kumujya kumutegera muri box yawe ari uko yahageze, kandi ntabwo wamugejeje ko ntabwo bari impuwe. Uvuze ngo azamu nayo ni ikipe ikomeye kandi izaza iri determine ishaka gutsinda. Ibyo rero nawe ugomba kwimenya nk'umufana wa PFC, nk'umukinnyi wa PFC, nawe ukaza ushaka gutsinda, kuko n'ubundi udashaka gutsinda se wakwigujya mu kibuga, wareka bagatera foro. Ariko azamu nayo saga afite imvugo ari nke. Nimba ubundi mugomba kureba urwego rw'amakipe. Nimba azamu yatsinze umukino, bakayitera imijugujugu, bakayiza abafana, bakavuga, abanyamakuru bakavuga azamu nta kintu yakoze, yewe kandi yatsinze umukino, ariko bakayiza ko yatsinze ibitego bike, ntiyatsinze ikombe. Ariko APR ikaza mu Rwanda yatsinzwe, ntitwumve byacitse. Ibyo nabyo bihari ukuntu bikwerekamo urwego rw'amakipe cyangwa se urwego amashampiyona yamaze kugeraho. Shampiyona y'u Rwanda si nk'iya Tanzania. Mu Rwanda uratsindwa 1-0, baza bavuga ati wagerageje, uje mu Rwanda iwacu byashoboka. Ariko muri Tanzania uratsinda 1, uvuga ati ntacyo wakoze, urutwa n'uwatsinzwe, bisa naho watsinzwe, bavuyemo ibintu bikaba bindi muri rukaka. Urumva ko na mentalite iratandukanye. Wenda azamu yaratsinze itsinda bikeya, bayishyira ku gitutu, ari abakinnyi, ari abatoza, ari abayobozi bose baje kuri icyo gitutu bakiriho. APRFC nayo yari yo mu Rwanda yaratsinzwe, yaza nayo babyituru yakigiye, ariko si nk'icyazamu, ahubwo
bagerageza uburyo bayongera morale, bayimotiva, bayankuraje, bayereka ko ibintu bishoboka. Ayo ni amakipe yose azahurira mu kibuga, ariko ikizaba ni igiki? Uwiteguye neza azatsinda. Icyo niteze nk'umusiporutifu ni umukino uzaba ugenda APR FC izataka, Azamu yatake, imaci izaba ari nziza ku mpande zombi. Ako mu minsi mike ndabazanira mbere ya match, nzabazanira 11 ba APR FC bari probable, turebe twanarize niba koko APR FC izabasha gutsinda Azamu ikanayikuramo. Turebe amahirwe ahari angana iki. Buriya abafana ba APR FC sinabarenganya kuba bakwiye amahoro, ndavuga ngo APR yaragerageje, yari iri hanze, baratwibye n'ibindi ati turi mu rugo, ariko ibyo nabyo ntabwo nabiha pourcentage nini cyane, kuko buranjyanye ndi bafite mu Rwanda ikipe dutomboye twumva ari itari hatari. Watomboye Azamu tuzayitera, ukagira ngo ni amagaju watomboye. U Rwanda rwatomboye Guinea tuzayitera, ukagira ngo twe dutomboye za Somalia cyangwa za Djibouti. Amakipe yose ntago tuba tugomba gusuzugura adversaire nawe hajya ubusanga atureba ko bati u Rwanda n'ibitanu ntumbo ya APR FC yari nzi itiragira mu matsinda n'ibitanu. Ikintu cyo gusuzugura adversaire mu Rwanda kirahari kandi si cyiza. Ugomba kubaha adversaire. Gusa by the way, amahirwe masa kuri equipe ya APR FC, amahirwe masa kuri equipe ku bafana ba APR FC, hako na Azamu ntago nara kwifuza amahirwe masa, nayo izagenda igerageza ibyayo, n'ibyanga nyine byange yagerageje ntacyo bitwaye, ariko buri wese yariteguye, buri wese azaza afite esprit yo gutsinda uwo bizakundira. Niko bizabiri bugende. Twe tuzaba turi hanze y'ikibuga, ntituri abakinnyi, ntituri abatoza. Yes, we analyze, turasesengura. Gusa umupira n'umupira, ushobora gutsinda cyangwa ugatsindwa cyangwa se ukananganya. Nemera ko na factor chance ibaho, nemera factor chance, ubwo na malchance irahari.